abaduteze amatwi mwiriwe. Umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiprodo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 53 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Uwamahoro yasabaga Simbikangwa kumwemerera akamwitirira inda y'umwana atwite. Ese aho Simbikangwa yaje kubyemera? Reka mbarike mukurikira igice cya 54 cy'ikinamico Shirimpumu. Mu maso yanjye ntawuzigera kuruta, mu nyanja y'urukundo ngukunda, umaze kunywa gatonyanga kamwe. Niko gate waramutse? Mwaramutse. Aha ni wowe hakubuye hose se? Waramutse ndo? Ninjye hakubuye da, nazindutse. Mbona wikoreye igiti ukijyanye he? Gate ndimo kubaka ikiraro cy'inkoko. Naguranye na Muhire ninjye uzafata izo yari gufata. Yo, mbega amahirwe wagize. Wowe wari kuzorozwa nyuma y'abandi kuko waje nyuma. Kabisa uzamusengerere dore yarakwitangiye. Kabisa niko bimeze. Niko gate, ntabwo nari nzi kuzi kuririmba bene aka kageni. Kagushimishije se? Kabisa. Reka nongere ngasubiremo. Mu maso yanjye ntawuzigera kuruta, mu nyanja y'urukundo ngukunda, umaze kunywa gatonyanga kamwe, imvura ikunyagira bituma njyewe ntoha. Urishura, reka ndekeraho nawe. Urumva wishimye se? Yego sha Gate. Ubwo uranyishyura rero. Oya nta kibazo. Niko Gate, nta kandi uzisi ngo kandirimbire nako. Maze urarenze. Ntabwo nari nzi ko ijwi ryawe rihogoza gutyo bene ako kageni mwa. Nzi twinshi ndo. Sha reka nkubure. Sha reka nkubure utangomesha, uzashaka akanya uzansure nzakuririmbira twinshi. Cyangwa uzajya uza tujyane muri korari nawe uzamenya kuririmba. Babarira rwose ndirimbira kandi karirimbo wenda igitero kimwe gusa. Nukuri ndakwinginze. Wenda mbwira ko ukunda ariko nkuririmbira ndo. Ndirimbira kitwa ndagukunda ka King James. Ngiye kukuririmbira igitero kimwe gusa. Umva ndagukunda, ndagukumbura, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo. Umva naguhobera gusa ngatuza, rukundo rwanjye, rubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, habe n'isegonda njye ndagukunda. Ntiwumva se? Ntiwumva? Urakoze. Gatesi ko adakubura vuba ngo azamfashe gufura iyi myenda nibura njye mu kazi imirimo wo muri urugo imaze gucogora. Reka nze ndeba ariko arambona pe. Arambona. Iyo unkozeho numva umubiri usubijwe, undi usekundeba
biryohera umutima wanjye. ndo sinumva se nawe ubizi burya nawe uba wigiza nkana. uyu muntu aragerageza. niko ndo ni wowe waje kungomeshereza umukobwa iri sishanora niko wa muhungu we ubu nta soni koko urizinduye muri iki gitondo urenze impinga uraje kwa Simbikangwa ngo uje kugomesha Gatesi. Mama nta kibakoze ariko nuko anyuze hano agasanga ndi gukubura akansuhuza. Amagati babarira nukuri nuko nari nsanze Gatesi aririmba nuko nanjye ndamufasha. Gafatwe w'ibyo wacyo ntaziwe ikorera icyo giti cyawe iminota 2 nkubone mu bitugu urenga. Ese Gate wowe wabaye icyohe giheki ku buryo wirirwa wasamye irembo ngo uraririmbira abahisi n'abagenzi. Umukobwa w'inkumi nta soni. Subiza se subiza se cyangwa ngo honde wacyomanzi ugiye kwigira indindagize. Mama nukuri urambesheye. Mama Gate nukuri Gatesi mureke nge wari umusabye ko ndirimbira. Uyu muhungu ni muzimara na nubu utarava hano. Reka nze nkwere kuko intama zambarwa nibwo urabyemera ko ndi Marigarita. Aha reka ngende Mama Gate ntabwo nzongera rwose. Kagende bukwirireho wacyo ntaziwe. Nta soni sinzongere kandi kukubana mu rugo rwanjye. Sinzongera no kukubana unyura no kwirembo ryanjye. Gate bye. Uzahindura inzira kwa Simbikangwa ntabwo bapfa kuhanyura uko biboneye. Utuvogerera urugo wacyo ntaziwe. Bye Gatesi. Shando bye tuzasubira nta kundi. Ese mama ubwo waretse gutuka undi mwana koko. Erega ni mugenzi wanjye tubana muri club duhuze mama. Mugenzi wawe iki? Ariko se mama nkuriya mwana w'abandi ubwiye nabagize ngo iki koko. Uzi ko najyaga mpurana mama wakambwira ngo ngusuhuze. Nuko ye Mukamusoni akubwira ngo nsuhuze se bundi buhe ngewe Mukasimbikangwa nigeze mvugana na Mukamusoni ariko unzabigira ntera ko mbona n'igihe ntari impari muri urugo hononeka ibintu byinshi koko. Ariko se mama ni ibihe byononekaye koko. Ahubwo nge na papa ntako tutagize ngo dushire ibintu byose ku murongo. Ariko suriya muhungu mwacuditse gihe kigate. Mwacuditse gihe ki? Ko nasize ndora atajyagera hano. Ubu wasanga hari n'utundi duhungu twinshi musigaye mugirana gakungu. Nukuri kw'Imana mama ntabo pe. Erega ndori nuko yaranyuze kwiremba agasanga ndimo kuririmba indirimbo nza kamfasha. Umva mbese kumuharura se niho baririmbira cyangwa arashaka kugutereta akagutesha umutwe. Aha nzaba ndeba. Ariko se mama sinakubwiye ko tubana muri club duhuze koko. Ubu koko umusore wese umvugishije niko abantereta mama. Gatesi rero mwana wanjye. Karame mama. Ubwire dore utangiye gukura. Ndakumva. Uramenya abasore nibajya bagutereta. Ujye ubanza ushishoze urumva tazagutesha umutwe. Naho kumuharuro wahagaze reba nka buri yarakurangaje akwibagiza umurimo wari uri gukora. Ubwo se nashishoza gute mama? Ubushishozi bwa mbere ko ari ukuba nishimiye uwo nkunda nanjye umutima wanjye ukamushima. Hari ikindi? Umva mbese ukuntu nta bwenge ugira. Ubwo se nkuriya muhungu ndori ufite sufungiye ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi urabona yaba umukwe wande urabona uriya wamuhingutsa kwa Simbikangwa ubwo se urabona baza kudusaba umugeni ubukwe bugatahwa nande ayiwe niba arase yakoze kuri aka gasozi kandi wa mukobwa we uzica inyoni itaribwa. None se mama ko wumva se ari we wakoze jenoside yakorewe abatutsi urumva ari ndore? Mama ntabwo uzi ko icyaha ari gatozi koko. Umwana ntago yazira ibyaha byase ngo abangamirwe mu rukundo cyangwa ngo bigire ingaruka ku mahirwe ahabwa n'igihugu. Gate kukubwira ndumva ari uguti nyuma yahuye. Icyo nashakaga kukubwira nuko ugomba kwitonda. Nujya guhitamo umusore uzashishoza utuzanira umukwe Simbikangwa mushime nanjye mushime. Umusore udafite icyaha wa undi uzira inenge kandi uvuka iwabo badafite inenge. Tutazabura uko dutumira. Ubu se watumira Foromina watumira Kampire n'abandi nkabo ntago nabahinguka imbere ngo mbatumire. Ugomba gushishoza ukagenda mu murongo ngenderwaho wa undi nshaka kandi nkaguhitiramo. Ariko se mama abana tugiye kujya tuzira ibyaha by'ababyeyi bacu? Nkurikije ibyo umbwiye ukeneye ko karabu duhuze kuganiriza pe. Bizagufasha guhindura iyo myumvire. Akasakumirora none se Gate ubu ntubona ko so Simbikangwa afite moto? Wowe wakagombye gushaka umugabo ufite imodoka. Ngaho
ubu wasanga nzajya kubona mbona untuyeho umukurita uzurita n'ibirenge diri nabyo bitambaye inkweto byambaye rugabiri hari aho wahangara. ariko se mama ibintu n'urukundo bihuriye hehe koko? papa ntabonye moto ejo bundi, wowe se ko wamukunze atarayigura? Nyorohera utanzamurira isukari mukobwa, iby'urukundo rwanjye byinjiyemo ute? Ndumva kukugira inama rwose ari nko koza ingurube. Uzibeshye Suzana umukwa amaringaringure uko umukobwa w'abasinda arakara. Uzi ko tubana utanzi neza? Ntabwo nzi buriye. Aha mama reka dufure ndabona amasaha ari gukura, ibyo tuzabishakira akanya gahagije ko kubiganiraho neza. Upfa kuzirikana ibyo nkubwiye nta kindi. Niko Safa, kugira ngo se ntiwaduteturuye? Iki cyuma gisya cyaradufashije pe. Utarakizana naho byadufataga amasaha menshi y'urugendo kugira ngo tubone aho tubetesha. Abantu hagera ukahasanga imirongo y'abantu benshi ugategereza. Izivuga ni ukuri da, ahubwo ndashaka kwagura amashami kagura ibindi byuma nka 2 kugira ngo ndusheho kwegera abaturage. Waba tuvunya amaguru pe, nko ku munsi w'isoko ubona ko abantu babyigana ko baba babaye benshi. Ndabiteganya vuba pe, ndimo kwegeranya amafaranga nagwira nzahita mbigura. Wowe nabonye ushakira henshi, na buriya buhinzi bw'ikawa burakunganira. Se mujyana waretse tugahunga urusaku rw'iki cyuma tukareba tuba twicaye tugasoma agacupa kamwe. Iki cyuma byo kirasakuza reka tube tugihunze. Nagatama ko tuzagasoma dufite akanya gahagije, ubundi yihuta ndashaka kugera mu rugo hakiri kare. Ejo ndashaka kuzajya gutura kwa data bukwe. Hora cyatura kwa sobukwe. Banyange baranyibagiwe neza. Ariko wamungane nanjye bazashaka akanya nkanyaruka nkareba data bukwe n'umukecuru. Ewe merukayo kera pe. Birakwiyeda. Ntabwo umuntu yajya kwa sebukwe imbokoboko. Ese Safa, mu minsi ishize twahaye umuganda Mukamusoni tumufasha gusana inzu ye yari igiye kumugwa hejuru. Ubundi ko ajyaga witabira byakugendekeye gute? Ntabwo nabimenye mujyana. Banaraje da. Beruka tubivugaho ariko ntitwemeranye umunsi. Yewe, ikosa n'ijyanye nshobora kuba naribagiwe kukubwira. Mu minsi ishize twamuhaye umuganda dufatanije na club duhuza. Ni byiza cyane. Nizere ko abaturage bitabiriye. Abaturage baritabiriye pe, ahubwo bisigaye biba nk'umuganda rusange. Sinzi wambwiye ngo yabonye abaturanyi be bafite ibikoresho by'umuganda, nuko yibaza ukuntu ari wenyine ugiye gusigara ataje, nuko arabakurikira. Asanga twagiye guha umuganda Mukamusoni. Ariko rero birakwiye ko kiriya gikorwa tucyagura kikaba icy'abaturage bose. Ahubwo icyo ngitekerezaho kindi ni uburyo twakwigana kiriya gikorwa cyo kugurirana inkoko. Bona abaturage turamutse dufite igikorwa kiduhuza cy'ubukungu byatuma abantu benshi bitabira ibiganiro na gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge. Safa, ugira ngo si cyo gitekerezo si cyiza? Nanjye mfatanije n'inzego z'ubuyobozi na club duhuze turimo kubinoza. Turashaka gutangiza gahunda y'ibiganiro by'isanamitima, abaturage tukajya duhura tukaganira ku mateka n'ibyabaye ku misozi yacu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi na nyuma yaho. Mujyana, ibyo bintu mwazabiretse ntabwo bizahungabanya abantu se? Ariko uzi kwibutsa umuntu ari amateka ya Jenoside kimwe n'ibyabaye inaha mu gihe cy'intambara y'abacengezi. Urabona nanjye natinyuka ngahaguruka ngatanga ubuhamya bw'ibyo nakoze mu gihe cy'intambara y'abacengezi, kwangije ibikorwa by'iterambere byinshi pe. None se nkubaze Safa, ugira ngo kuba nta muntu ubivugana uko abantu batabyibuka? Tugomba kuganira ku bikomere by'ayo mateka mabi twanyuzemo kugira ngo tubashe guhangana n'ingaruka byadusigiye. Ariko uzi ko ari byo koko mujyana, wa mungane turamutse tugiye tubiganiraho n'urubyiruko rwamenya amateka y'igihugu cyacu, bakamenya n'ingaruka byagize ku muryango nyarwanda muri rusange, bakanarushaho kubyirinda. Si byose nyine nakubwiraga, nk'udufite ikibazo cy'abantu bafungurwa kaza bafite ipfunwe mu muryango nyarwanda. Nubwo bakoze ibara, ariko tugomba kubafasha kwibona mu muryango nyarwanda. Ibintu nabyo bizabafasha guca bugufi bagasaba imbabazi z'ibyo bakoze. Nibyo koko birakwiye. Ibyo tuzajya tubiganiraho gahoro dufatanije. Aho ibyo icyo nakwisabiraga, mugomba gutekereza uburyo abantu twese twajya tumenya izo gahunda tukarushaho kuzitabira. Nibyo rwose byo tubigeze kure. Turahaza gukorana n'inzego z'ibanze, abamutwara sibo n'abayobozi b'imidugudu kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi. Izo gahunda zo gutanga ibiganiro nizitangira uzampereho. Ntabwo ubuhamya bw'ukuntu mu gicengezi twangizaga ibikorwa remezo kandi aribyo bifasha abaturage mu iterambere. Twarangiza tukababesha ko aribo turwanira. Ntiwumva se Safa? Nkurwo ni urugero rwiza rwose. Mu minsi mike nzakubwira Safa. Yewe, ndabona wamaze kumbetera reka nkureke ngende tuzasubira. Urakoze kunganiriza mujyana. Reka dutange umusanzu wacu mu kubaka igihugu tugifite imbaraga. Mujyanama afatanyije n'inzego z'ubuyobozi arashaka gutangiza gahunda y'ibiganiro by'isanamitima. Ese aho ibi biganiro bizatanga umusaruro mu gihe hari abantu batarabohoka? Ntuzacikwe n'igice cya 55 cy'ikinamico Shirimuntu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo,
watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri imeri ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.